kera nisha abantu vendi mu namba kugeza izi saha aho ugeze bakaba batakugirira icyizere none ngukuyeho igisuzuguriro cya so wisha abantu urahari ngumara rure ziri hano ziri Zakariya yaravuze kujyaho igisuzuguriro ndagifite mu rwego rw'isi umuntu ugira igisuzuguriro mu rwego rw'isibo uburyo kigarukira ku muyobozi w'isibo hakaba n'umuntu ugira igisuzuguriro kigarukira mu rwego rw'umurenge hakaba n'ugira igisuzuguriro mu rwego rw'igihugu hakaba n'ugira igisuzuguriro mu rwego televiziyo y'ibinyamakuru byose n'amacano yose icaho gisuzuguriro n'abakozi bacanye imbabura mu rugo batumva ku mayinite yabo amwe adashirayo mu gicuku bakakurara wanywa akantu gakorwa ariko nibande banduza ni kubera igisuzuguriro ufite uri ku isoko ry'igisuzuguriro ugezweho ku gisuzuguriro uradutse hakabaho n'umuntu ugira igisuzuguriro mu rwego rw'isi twari imbere yawe twatangiranye nawe n'ubu turi imbere yawe turi kumwe nawe tugeze mu kanya kawe Kristo ko kumva ijambo ryawe turaguhamagaye ngo ineza yawe ize ibane natwe ubwiza bwawe Kristo bube hagati yacu imbaraga zawe Mana ziganze imitima yacu ni wowe ushoboye byose ni wowe uzi buri muntu wese wicaye hano akenye ndaguhamagaye ngo imbaraga zawe ziganze ubwiza bwawe butuganze kubaha kube muri twebwe mu izina ryawe Yesu kuguturutseho tujye kumva ijambo meje imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu imbaraga z'urusaku ndaziheje imbaraga zo gusakuza mu ijambo ndaziheje imbaraga zo gusohoka mu ijambo ndaziheje mpamagaye ubwami bwawe kugira ngo bumanuke uhagararane n'umukozi wawe Kristo agiye kuvuga avugishwe nawe akoreshwe nawe ntaba ari we ahubwo aba ari wowe izina ryawe Kristo rihabwa icyubahiro turaguhimbaje umukoma amashyi twakira ijambo ry'Imana nongeye kubasuhuza cyane Imana ibaha umugisha mwinshi nitwa Nyirabagenzi Alice nzwi kuri mama Lionel ni umubyeyi mfite umugabo n'abana batatu ntuye Kabuye sengera mu itorero rya Cyahafi muri ADP ariko nkakora umurimo w'Imana ku isi hose mu matorero yose nshimiye Imana ingejeje hano amahoro by'umwihariko ngashimira umubyeyi wanjye umushumba wantumiye Imana igumugisha ndagukunda cyane kandi namwe narabakunze nabonye ababyeyi naharano umva uru rugo narunyweyemo isupu kweli ya supu ndayikumbuye vuba handagaruka isupu n'isosi hari ubinywera rimwe hanyuma umubyeyi yarakoze kuntumira kunzana hano kandi ntabwo nibuka inshuro mpaje sinibuka n'izindi nzahagaruka ndacyahagenda akimpamagara nahise nza nihuta kuko sinagombaga kumuhakanira kuko muri no minsi birere byacu ntibiri hafi ahangaha turagiye amahanga aradukeneye niyo mpamvu mpise nza vuba nuko nzi ko nyuma y'iki gihe kumfatisha bizakugora kuko ubu nagiye amahanga aradukeneye ibiciro bimaze iminsi biducura none byasohoye ntabwo ku kwezi gusoreza mu Rwanda igiterane mu gihugu muzamenya uko bizamenyekana hanyuma rero igihe kirageze kandi ngo dukubite tubangura kuko amazi si yayandi niyo mpamvu turi guhanura n'ubuhanuzi buhita bwihuta kuko tugiye duhari igihe gito turajya dukoreshwa ibintu bimara igihe kinini kugenda byo twagiye abantu Imana yibikiye tukicira intare nidubaho batareba kabaye twagiye kuri tere aho Goliyati amanitse agahanga tugiye kukamanura hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5 umurongo w'9 turasoma umurongo w'9 wonyine duhite dusimbukira no muri Luka igice cya 2 umurongo wa 5 twagiye Yosuwa 5 umurongo w'9 reka tuhagere kuko ndumva hari ibintu bidasanzwe bigiye kubera hano kuko turakoresha igihe mu gusenga
amasengesho turi bufate yo gusenga umwanya munini kuko turi buze no gutega mbushi z'amasengesho mu kanya. Hari amasengesho tugiye gutuma ahantu, hari ahantu tutagera ariko tugiye gutuma y'amasengesho abakora agatendo. Kandi ndumva mufite ibihe byiza, mba mbyumva mu mwuka, mba mbyumva mu mwuka, kandi urusengero rwo rwiyongereye kuko uburyo ndi kurureba mu mwuka ndarureba nka stade, sindi kurureba nk'urusengero rusanzwe. Kandi nejo bundi nkagaruka nsanga byaciyemo. Hanyuma umurongo w'icenda uravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Umurongo reka ngusubire muryoshye kurusha umuceri w'umutanzaniya. Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Iri jambo rirakomeye, babasuzuguraga. Nta nubwo ari cyo babasuzuguye, wikwirirwa uzamura wibivanga rwose, wibivanga ntiza akanya gatoya mu gihe ukimfite hafi aha. Ntabwo nenda gupfa muhumure kuko jyewe nta rupfu ruri kuntukaho. Iyo tugiye gupfa turabimenya ariko jyewe ntabwo nenda gupfa muhumure. Kandi turanabivuga iyo tugiye gupfa dusige twamara impungenge tukababwira tuti twagiye ndahari. Ariko mu minsi mfite ijwi ryiza riryoshye ridasakuza, sinshaka ko gitifaza, ijwi ridahamagara gitifu. Hanyuma kumbi harimo ngo igisuzuguriro babasuzuguraga, ni ukuvuga ngo bari bakibikora, si icyo babasuzuguye, babasuzuguraga. Tugiye gusoreza mu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere niho tugiye gusoreza. Ubundi tuze dufate igisuzuguriro, nimba tukizinga tukagishyira hehe, ndababwira aho tugishyira kuko cyarangiye. Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 5 byatinda nubwo ari byo nifuzaga. Reka duhere ku wa 18 kugira ngo nkoreshe iki gihe cyanjye neza. Luka igice cya mbere umurongo wa 18 haravuze ngo Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utamenye ayo magambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Kuko utamenye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeth asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati uku ni ko Umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Iri jambo ni muri komera amashyi muhagurutse, ni muri komera amashyi muhagurutse. Ayo mashyi muyongere kuko hari ibintu bigiye gukoreka. Ongeramo akantu, ushyiramo n'impundu z'ababyeyi. Ongeramo akantu kuko birabaye ntabwo ari ibintu bizaba, birabaje. Mani baho umugisha, abona nta muntu ujya ubura umurwanya pe. Nabonyemo abantu batahagurutse burya, kandi ntabwo kabura tuba tubizi. Ariko
muri iki giterane harimo gutetururwa gukomeye, harimo gukurwaho igisuzuguriro mu rwego rwo hejuru. Ibyo bintu birimo wihangane nimba maze igihe aho ugiye baguhanurira ntabwo twakwishinga umurengwe w'ubuhanuzi ufite, kandi nta nubwo waturengwaho kuko ubumaranye wowe igihe ntibwasohoye, ariko tugiye kuvugwa ubusohoye. Kuko nituvuga igisuzuguriro wowe ntiwacyumva, wavutse urya ushaje urya, wavutse utavunika ushaje utavunika. Nituvuga igisuzuguriro konte yawe uriho amafaranga ntabwo ubyumva, hari abantu batari bubyumve. Nituvuga igisuzuguriro warashatse ku myaka yawe myiza ntabyo wakumva. Nituvuga igisuzuguriro utarabyaye uvuye ikanyarira gusaba Imana kugeza ubwo ubwira Imana uti Imana uwo mwana mwigumanire nawe waramukunze. Kuko hari aho twageze tugohora Imana turavuga tuti rwose ibyo wakoze turabigushimira umuntu w'umugabo, ibi turabona ari ukugucanga igumanire. Twebwe aho twarageze rwose tujya kubwira Imana tuti tuje no kugusezeraho, twe tugiye kugukorera nk'abantu utazaha aho uzabishakira uzaduha. Imana ntawe uyihenuraho, nta muntu ujya uzanaho umutwe munini. Hanyuma twifitiye abafashe umwanzuro wo kumva nta n'ikibazo bafite akaza guterana kubera ko ari itegeko. Aya materaniro nk'aya twe tuyazamo tuje kuyisenga, tuyishimira ibyo yakoze, kuko nitwabona n'ahantu tubitwara. Ibyo yakoze nitwabona na fuso tubitwaramo. Ibiryo tumaze kurya byavamo amaduka nk'ijana, inshyushyu tumaze kunywa havamo amajerekani tutazi umubare, inyama tumaze kurya z'inka tuziteranije havamo nk'ifamu, inkoko tumaze kurya tuziteranije havamo mbega ikibuti cyuzuye. Ariko si byo ndi kuvuga murakubyumva? Ibishyimbo bimaze kugera muri iyi nda yanyu tubiteranije havamo imifuka n'imifuka. Twebwe tuzi icyo yatumariye mu minsi ishize, kuba duhagaze aha turabizi. Twambaye bavuga ko tuzapfa tutambaye, none turambara tukikuza tugashyiramo na congo turi abagore. Twebwe tuzi icyo yatumariye. Uku duhagaze aha tuzi akamaze kuba. Ubu duhagaze mu bintu byitwa amashimwe, kuko matsiyeri zacu zose ziri mu mashimwe. Reka mbivuge nuje nta kinyirukansa hariho no gutega indege nayitega. Twari tunyonga amagare, jya nanyonze igare ndogo yangu, kaza kumbona gutya nta kinyabiziga nazi gutwara. Igare nzi kuritwara, moto nzi kuyitwara, imodoka nzi kuyitwara. Ikintu ntashobora ntiraririye ni indege, kuko indege isaba imibare myinshi, kandi imibare bayigaga nagiye guhingira mama, cyakoze amafaranga yo ndayizi. Hanyuma rero reka twivugira uburyo duteretse muri materi z'amashimwe. Nimba nta shimwe ufite itwishinga ufite dayimoni yo kutanyoroka. Ibi bintu byose metse aha nta muntu mbitwaje n'ibyanjye, nta muntu nza kubitarurira. Ibi ni amashimwe, sibyo? Ibi ni amashimwe, ibi ni ibintu by'amashimwe. Kuko gutwara ibi biro mu myaka 45 nta diyabete, nta mitsi, nta gucumbagira, ibi ni amashimwe. Twebwe amashimwe yacu ntava muri ayo mazu murimo. N'amashimwe yacu ntava mu mamodoka, ntava muri ibyo bintu mubona. Twebwe kuba umwaka ushize nta serumo, nta sonde, twebwe amashimwe twumva. Ntabwo tukwishinga wavutse bakujyana muri salo do kwafiri, warya umugati umwe wa kabiri wakunanira bakakujyana kwa dogiteri. Ubu amashimwe yawe aragoye. Twebwe yacu ntagoye kuba tubyuka tukarya umugati wo muri alimentation. Nshuti yanjye, wo muri alimentation se bitabyana kumba mbona mutabyumva, mwagiye mwiyoroshe. Twebwe dufite ikintu cyitwa amashimwe, kuko iyo tuyateruye, ariko twe turyamba kuri matera n'amashimwe, kuko ntabwo twabyutse baziryama. Taza kumbwira ibyo twabyutse bateremuka tugakaza. Urumva inkarakara bakira hari ugashyiraho imbingo, imbagara hafi aho n'imisano. Wahindukira nabi mukagwa muri Mozambique. Rero twakuma turi kuryama kuri za matera n'amashimwe twibitseho. Rero kuvuga matera ko tuziryamyeho vuba, wowe warazivukiyeho, icyacakere baguhe kirida wihagarure. Ariko twebwe
turabizi duhingira 25 bakayaduha twatunutse barengejeho iminota nduguya saa sita ikagera ukajya wirebesha i Nyanza tukabona bashyizeho undi mwoho se muzi byari twaratabye twapfunditse imigende twahinze mu mibande twahinze mu bikuka twaragiye inka twahiriye inka ibyo bita byanyarika twajyaga kwimura ihene ugacunga ko itarazana ibondo data Karisa yasanga inka ze zifite icyena hano tugakubitwa nk'inzoka dufite amashimwe ubu tumaze kumira kuka ubu ntabwo nyibyuka ndebaho isuka yegetse ndabyuka negura smartphone ubundi ngomba no kwiga ingendo ijyanye n'amashimwe ibintu byo kugenda abantu bububa mujye mureka dutambuke n'ikuzimu bamenye ko intambuko yacu irimo amashimwe muvuge cyane ngo amina dufite amashimwe yo yakoze turayishimiye kandi yabikoze ntawe igishije inama yarebye iravuga iti umva fata ku kantu arebye iravuga iti mwana wanjye fata ku kantu ngishije inama uriya muntu ntiyatuma ngo ngishije inama nyogoso njyambwira ati mwica ngishije inama uriya muntu avuga ati gubanuza ishaka yaduhaye nta muntu igishije inama imana iriyenda irabazi ntabwo yaduha ngo ibaceho nta muntu yagisha inama irabazi irabizi ko za Herode hafi aho bihari irabazi uzi uburyo inaduha itatubwiye ikavuga iti nzi ibyo nibwira nzabagirira nzanye surprise irabazi niyo mpamvu igiye kudutungura uku kwezi kwa karindwi kutarashira batabizi bashiduke yibimura imisozi itabimenye igiye kuduha akantu batabizi irabazi basigaye baravumbuye uburozi batiriwe bajya muri Tanzania bafite ubutarazi irabazi niyo mpamvu iduhita banje guca hirya ngo bagishe inama irabazi ziko bazi ko vuga ko dusobanya amaguru babajije bate arahara tarahara mugaye ibirenge irabazi ko bazi ko dusobanya irabazi ko batubaririza bati turashaka umuvuga butumwa bagatangira kutuvuga nabi bakadutobera irabazi niyo mpamvu tugiye gutkurira indege bitanyuze no ku bapasiteri batuyobora irabazi abatuvukana irabazi niyo mpamvu igiye itabagishije inama irabazi niyo mpamvu tugiye gutwita tutakibarimo twaragiye kure yabo bakajya bumva amateka natwe tukajya dupositinga umutwe we mu maso tukahabahisha irabazi umuntu byumvise navuga ngo amina irabazi niyo mpamvu hano harimo abantu 3 bagiye kwiga hanze irabazi ko ubwenge mufite mutinze no babarangiza irabazi irabazi turatambuka bagahecanya twurira moto bagahecanya murabona izajya kubereka ko twaguze imodoka bazabona tuyikata kandi ku muriro mwinshi ntabyo kwirirwa tuvuga ngo murajya hehe ngo tubageze imbere twese ko batatugejeje imbere nitwe bigoryize hari ukuntu mwamwigeze ibintu ngo mana ngo nuramuka ngo umpaye amazu ngo nanjye ngo nzapangira abantu ntawe nzatesha umutwe twese ko bawudutesha hato hatazagira n'umuntu uza narabonye amazu ngo atangira ati ubwo ari umukozi w'Imana ndaberamo ubuntu kubera iki se ajya kuncumbikiye ku buntu zitwe barezi ubu se mfite amabara y'umukara ku nkokora nuko nisiga mukorogo sugora nkubita inkokora muri kaburimbo nuriye ngo irabazi
iri jambo mana yerekana kirimo n'ivuga kugira ngo buri wese yihere ijambo wowe yuba ushaka umenya imbere yawe kandi turanabashimira ko Imana yabaza kabazanira kugira ubundi twajyaga tuvuga tugataha imitsi yacitse abandi babatereka aho ngaho hari abacanshura ariko mwe muba mwaje gukorera Imana nabyo tubasabye umugisha kandi mwacuranga agasentineri mutunze ibiganza ahantu hari kubona umwana ucuranga sentineri yataje gucishura abandi avuga ati ndahagera mwashize kuri konti kandi bawumugisha kubona abana batamba gutyo gusa inganzo ngari tuzanye hano ntitwarikora miliyoni n'igice ariko muratamba tukumva muradukoreye deliverance muri kudelivura abantu mu bwonko twebwe tuba twarangije kuba delivure nta n'igice cy'icumi twabahaye kandi bawumugisha kandi mbarengeje imisozi 5 iryo jambo rirakomeye umenya ko mama wakubyaye atarivuze ariko agenda ari kubwira ubundi abana bari hano bari mu wa gatandatu bari muri tronkome ni ukuvuga ngo abana bose bagiye gukora tuvuze intsinzi bataragera mu kizami n'akanwa kabikora nimba hari n'umuntu wari waravuze ngo bazatsinda bambajije twarangije kubirema bagomba kubona amapruse bagomba gutsindira ku manota yo hejuru tukababona barembaremba mu birere indege ziduhina hejuru ni itegeko kandi ubwiwanyu ubu n'ubwiwanyu nta muntu wapfuye agiye kwiga hanze urumva bitari gukora twebwe turi mu gukemura ibibazo by'imivukire turi gusubizwa dubure ibyaba iwacu batabonye turi kubifata hari inyuma muri kubyumva cyangwa muracyazifite karande z'imivukire kuko ibi bintu by'imivukire nabyo sinkibisiga mu rusengero nagiyemo ngomba kugufata nkakugutandukanya n'imivukire nimba so yarapfanye inkono y'itabi mu kanwa ubujijwe kuyipfana nimba so yarapfuye atazi kwandika serupyita inyoni mpyisi yampyoye wowe utegetswe kwiga ukaminuza kuko hari ibintu nemera ngo nibyo kwa nyogosenge ngo nibyo kwa nyoko wanyu ibyo sinjya mbyemera no kubera icyo ariko hari ibintu ngo byitwa ngo ibintu ngo by'iwanyu ibingibi nta ruhare wabigizemo ntabwo wari uhari bajya kuragusa ntabwo wabatumye izi ngaruka z'iby'iwanyu ibingibi ugomba gutandukana nabyo ku itegeko ntabyo kwinjira kuko ntiwigeze ubatuma ngo bakuragurize n'umuntu wiyongoje akavuga ngo agutwaye umusatsi ubu ni ukuvuga ngo nyivuga muhinduye uwe ntukiri uwawe warangije kubuwe n'uwagutwaye umwenda warangije kubuwe abantu bari kubyumva ni ukuvuga ngo n'uwakumanitse ahantu ubwo ntukiri wowe ubwo turabatandukanije ariko muri kubyumva mbanza kwigendera gakeya sinishoboreye ariko reka nkubwire ako gatoroshe ucanye kamera udacanye itoroshe nababwiye ko mbonye ibiryo ntinze ndiye vuba amaso yarangiritse iyo rero umuritse mu maso kugira ngo twasangiye salade nyibonye vuba ndugu yangu nibwo nangiye kurya imboga mbisi nibwo nyibibona ibyo twari tuzi ko ari ibiryo by'inkwavu twari tuzi ko amashu mabisi ari ibiryo by'inkwavu tubimenye vuba mama nawe reka twese tuva hamwe sinavugaho Imana inkuye ngo mundebe nk'abareba televiziyo mwese muri ba mutoka mbara ni ukuvuga ngo izina bashyize mu kanwa kawe bakagira icyo baridongeraho ngutandukanije nabyo ubwo ni ibizaba kuko nzanye icyo bita gatanya y'umwuka umusatsi batoraguye nzanye gatanya urumva ibyo kwa sokuru ngo ntibakira wowe ngo nawe ngo ntuzakira nzanye gatanya ndabatandukanije aho babyumva niho ndeba
ibyo bintu by'iwanyu ngo utandukanije nabyo. Ugomba gutangira ubuzima bwawe. Iki kintu ndi kucyumva mu mwuka nk'igikomeye, kandi ni kucyumva nk'ikintu kigiye gutangira gukora nkiva kuri ubu butaka. Ni ukuvuga ngo ibyo bishe ntibikureba, ibyo bagendana nabyo ntibikureba. Nimba baranakudongereye imandwa 3 z'iwanyu, yewe nazanye gatanya ngutandukanije nabyo. Karame Mana Nyagasani, ndakumva bajyana amazina yawe mu bapfumu, bajyanye amasaka wahekanye bagashyira mu muko, ntiwari wabatumye. Uyu mupfumu yapfuye afite amazina yawe, nyoko apfa adahiguye, ngutandukanije nabyo. Ngutandukanije nabyo. Ibyo kuvuga ngo igisekuru cy'iwanyu kibizara bigoye, niba baragowe n'akazi kabo birareba, bagorwa ni wari uhari, aho basinye ni wari uhari, Imana basengaga ni wari uhari, Nyiryango na Nyabingi ntiwigeze ubiha amaturo, ngutandukanije nabyo. Wowe wigeze uha amaturo Ryangombe? Wigeze uha amaturo indaro z'abazimu biwanyu? Wigeze ubandwa wabigizemo uruhare ntiryari itegeko ry'ababyeyi? Uyu mwuka ukikugendaho ngutandukanije nawe. Ibyo birabaye kuko dufite abarozi barimo barepeta. Erega nta n'abarozi dufite, haba usibye kwijogonyora ngo bararoga. Nta barozi dufite, n'abaswa n'abiga, kuko iyo baba ari abahatari ntabwo tuba tukiriho. Kuko ntabwo usibye nyine kumva ngo bihaye agakitire nabo ngo ni abantu badanje. Iyo baba bahatari ntabwo mba naravuye kwa Marigarika nambaye agatimba. Iyo baba bahatari ntabwo mba ndimo nurira indege ngaruka nurira indi. Nta kintu bashoboye usibye kwikina. Rero umurozi wikinnye ku buzima bwawe, nciye konegisiyo zawe nawe ndaziciye, kandi ndamwihanije n'undi munsi ndamwihanije. N'undi munsi abujijwe kongera kugukiniraho. Izina ryawe ryemerewe kuba mu rangamuntu no mu gitabo cy'umwimerere, ryemerewe kuba kuri pasiporo, ryemerewe kuba ku byangombwa by'ubutaka, ryemerewe kuba ku maperiko. Ntabwo ryemerewe kuba mu bitabo by'abakonikoni. Ntabwo byemewe. Hari ibintu bitemewe, ariko ko naje nje muri uku kwezi kwa karindwi konjeje, ntabwo ryemewe. Rikwiye kuvugwa n'umuntu ugiye kukugirira neza gusa. Niwe wemerewe, niwe uhawe uburenganzira. Kuko tugiye gutanga uburenganzira, tunambura uburenganzira. Tugiye kwambura uburenganzira abantu bafite ibintu byo kuvuga amazina yacu n'ubuzima bwacu, babifiteho umugambi mubi. Tubambuye uburenganzira, noneho turabubambuye tugakina. Nta mikino ndimo, nubwo mubona mvuga gake ubu ngubu mu mwuka. Narangije gusenya ibintu byari kukwagiza nk'imyaka 5. Narangije kubisenya. Duhaye uburenganzira abantu bafite icyerekezo ku buzima bwacu, abantu bagambiriye neza ku buzima bwacu. Duhaye uburenganzira abasore bafite ikofi, nibo bemerewe kuza kukurambagiza bafite n'agakiza. Duhaye uburenganzira bene abo bakubaza ngo amazina yawe ni ayahe, ko tugiye kugupromotinga. Abo nibo bemerewe, ubundi aho bakumanitse nta mpamvu. Nkumanuyeyo nafite imikino.
amatiku ubuvanye ngukuye mu bunama bw'abantu bafite isura yawe, ngukuye mu bunama bw'abantu bavuga ko uzapfa uri umusazi, ngukuye mu bunama bwabo. Tambuka ihute, gira ibyo uhitana n'Imana ijya kudutabara, ihitana ingabo za Farawo. Ngukuye ntafite imikino, nta mikino mfite muri ino minsi. Ngukuyeyo, hagarara hano ndebe. Ngushyizeho umuntu akureba akakwifuza, ngushyizeho isura igaruka batwaye, ngushyizeho bagusaba ari ifu tukababwira ko ugiye gufata abana ku ishuri. Ngukuye mu buzu bwa nta kigenda, ngushyize mu mazu ukingurirwa n'umusekirite. Ngukuye muri gare Nyabugogo, nguteretse ku kibuga cy'indege. Ngukuyeho umukecuru baguteretsemo, ngushyizeho itoto. Ngusubije mu bagupinze bakwitiranya, ngusubije aho utuye no mu bagome, ngusubijeyo bakugira impaka, ngusubijeyo uri ikimenyetso kigirwaho impaka. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Tera haleluya niba ubyumvise. Tugiye kuganira, reka mbabwire, yewe ndumva nuzuye ubuhanuzi, nta magambo nazanye n'ubuhanuzi. Ndashaka ko tuganira n'ikintu cyitwa igisuzuguriro, tukagiha amakuru ijuru rizanye nonaha. Igisuzuguriro kidatinya inzobe, kidatinya umuntu uri i Burayi, kidatinya umuntu waje i Kigali yaravuye ku isuka, kidatinya umugabo ufite kashi. Igisuzuguriro kidatinya umuntu wize hano hirya muri Yerika. Igisuzuguriro kidatinya umuntu wabyaye ibitsina byombi. Igisuzuguriro kidatinya umuntu uteye neza. Igisuzuguriro kidatinya ama etaje. Igisuzuguriro kidatinya abantu bafite ishinya z'ibikara. Igisuzuguriro kidatinya umuntu ufite smartphone. Igisuzuguriro kidatinya umuntu utunze televiziyo. Igisuzuguriro kidatinya abantu basezeranye ivangamutungo. Yesu we naho kigateramo we. Igisuzuguriro kidatinya abantu batuye mu midugudu y'icyitegererezo. Igisuzuguriro kitirirwa gitega. Igisuzuguriro kitaza kivuze cyakomanze, ugashiduka cyaraje utazi n'uburyo cyajemo, ukajya kubona kihaye inyuguti z'uko ari igisuzuguriro. Igisuzuguriro kidepansa kikagera no ku ipanu, isafuriya y'imvange ikabona akazi, ariko ipanu iteka umureti, igisuzuguriro kikinjiramo we. Reka tuvuga ku gisuzuguriro, mbaga na mutacyumva mwigize abantu ngo bamaze iminsi aha, ngo abantu ngo baje cyara mu idini, ngo twebwe ngo dusengera mu idini, ngo ry'umwuka ribamo abahanuzi. Igisuzuguriro cyagukambije agahanga iwanyu umuhanura, cyagukambije agahanga waravutse mu babyeyi bize, cyagukambije agahanga iwanyu mwaranywaga amata y'inka zanyu. Igisuzuguriro kidatinya kwicara muri teremusi nayo ikavuga iti muri uru rugo ndasuzuguwe kweli. Ibikoresho byose biri gukora ariko jyewe ntibankoresha. Igisuzuguriro kikizingira ku teremusi nayo ikamenya ko yasuzuguritse, kandi gasuzugurwa irembo ari wowe wabaye umunyagisuzuguriro, utuma n'iteremusi n'ipanu iteka umureti. Abantu hano baheruka kareti nabara nkagera ku ntebe 5 nkasanga mwese nta kareti muheruka, nabara nkanarangiza izi ntebe kareti mugaya. Isuzuguriro cyicaye
igisuzuguriro kigenda kikicara mu ikaye ya botike mu gatabo ka banki ugasanga nta kintu bandikamo, mu ikaye ya botike ugasanga iruzuye, mu gatabo ka banki nta kintu bandikamo ngo leta rikini ngo abikijwe naya n'umukono na kashe ngo ba, ugasanga mu ikaye muri botike niho igisuzuguriro cyageze kikagera no mu gatabo ka banki. Igisuzuguriro uzi abantu bafite amasheke hano mwari mwiyemeye ngo mufunguje konte bati murahitamo agatabo cyangwa sheke, uti sheke kuva wayizinga nta kantu na kamwe urakata urajya porotire. Igisuzuguriro cyagiye kikizingira no kuri sheke kikipfundikaho. Ngaha hantu natumwe, ngaha aho uzingiye kandi ningisiga mumenye ko data yabyaye. Ndumva meze nk'inkunguzi imbere y'igisuzuguriro. Papa, kumva udafite na etaje ngo usazane pansiyo, uvuge ngo hariya hari aparitema zishyura amafaranga ngomba kugira umuntu ushinzwe buryo ubyuka mu gitondo. Shoferi we tujya aha, warubwiye ko ufite umushoferi ukujyana ahantu kumvi zawe nziza, izo n'imvi zisirimutse, izi n'imvi zari zikwiye kuba urimo urya ubugari bwa nido, urumva neza, uvuga uti ndumva ashaka kujya kuruhukira ahantu ukajya kwisurira ibikoko, none no kuri televiziyo ntabyo ubona. Iki ni igisuzuguriro. Ese ugira ngo nangeraga ndagifite? Ari uzi kubona umugore uteye neza gutya wicaye kuri moto, nacyo ni igisuzuguriro. Igisuzuguriro tujya twemera izitaye ziberanye n'amamodoka yitwa Viko z'umukara. Kuko naje dukora umukwabo, reka kunyiyemeraho nani nkugira mu cyaro, reka kwijijisha wifata nk'abapasiteri bo mu cyaro, nta nkugira, nta Petero, nta Matayo uwakureba. Kandi ku kintu cyitwa umubare uraruza, niba ari umuntu uzi umubare, ku kintu cyitwa umubare uza ku mwanya wa mbere, ariko ntugira ibara. Mbega ubu n'uwakurangira umwana wo kwa bosi shwiya, ni ikintu bita igisuzuguriro. Igisuzuguriro kijya no mu gitenge kigacuya, nta mwaka urakimarana, abandi igitenge bacyambara imyaka 10. Igisuzuguriro gica ibipesu nta mpamvu, ubu rwataye uteze igipesu cyacitse. Igisuzuguriro gica igipesu ne. Igisuzuguriro gituma umwana abo wa nyuma wishyura amafaranga angana kuriya ku kigo, umwana akagenda yazingazinze umugati yawuriye afite taye nziza, bagahamagara wa mbere wa kabiri bakagera kwa 20 umugongo ukakurya. Batese umwana wawe yabaye wa kangahe? Yatsinze. Ko bakubajije umwanya yabonye n'amanota ibyo bo. Igisuzuguriro gituma umuntu abura ijambo ari umuntu w'umugabo. Igisuzuguriro gituma wibagirwa icyongereza wariga gutsinda. Igisuzuguriro urakize. Igisuzuguriro mu kitubaza twebwe dushaje tuzi amakuru y'igisuzuguriro. Nanjye ndakizi, namaze imyaka 11 narakowe. Umugabo yikoza mu mahanga ajya gushaka amadolari, nanjye njya guhingira amafaranga, aragenda aratinda, bati nazakujyana, abandi bati ndimuberanya, abandi bati wari wipatije muremure, abandi bati nawe watakibera igasha ntiyakujyana, abandi bati nawe uzi kwikina. Igisuzuguro kiguteza n'umwana washatse umusangwa butaka akaza kugusuzugura, arashatse umusangwa butaka. Isuzuguro kiguteza n'abasigajwe inyuma n'amateka, akaza kukubaza ngo nturashaka. Ntabwo ndashaka. Waje tukagushingira bene wacu ko bahari, ntabwo nzashaka basanga butaka toko. Ni imfura wacu telefone. Isuzuguro kiguteza babumba inkono. Isuzuguriro mwebwe murakize. Isuzuguro gituma wiboroshesha uburoso budafite korogati uri Kigali. Ubu hano nakwere niriwe ndenga ino ntebe ya kabiri, nakwereka abantu bamaze 3
nta korogati ijya muri ryinyo ryawe bagiriye ibanga suzugure uraki none se ndabashiruka kurya ifiriti ryawe suzugure igisuzuguriro gisajisha matera neza ukajya kubona ukabona irahombanye kandi nta biro byinshi ufite abaziryamyeho bafite ibiro byinshi zitarahombanye ariko kubera igisuzuguriro na matera ikakubwira iti nzakumvisha nzagusuzugura igisuzuguriro gituritse igitanda isaso igaturika haba harimo umuntu rwose isaso yaturitse igitanda wugira ibanga ni ukuri sinkubeshera hano urimo wugira ibanga si uko ufite ibiro byinshi ni igisuzuguriro cyagiye gituritse imisumari nta biro ufite kugira ngo satani akwemeze ati ndaguhashya igisuzuguriro we murakize igisuzuguriro kikurwaza ati yareka ndurya capati n'imigati kandi ubwabyo bigera constipation ariko igisuzuguro kitireka ninjire mu maranyanyereza isazagarera isuzuguriro kumva wisiga amavuta ahenze uri inzobe yitamuye ariko igisuzuguriro cyakugeraho umusore yakureba akabona urasa n'imbwa yo kwa seko isazagarera mwebwe murakize isuzuguriro murakibarira isuzuguriro mwebwe murakize uzi ko usokoze umusatsi ntunoge kandi bashyizemo porodo igisuzuguro kitimva mvanaho rwasererana bana rwaserera mu mutwe isuzuguriro wagira gutyo kandi umusatsi urimo porodo ariko ko igisuzuguriro kitekeye mu mutwe washyiramo igisokozo gitumvapa umutwe utiwigu ndatonekara isuzuguriro gisuzuguriro gituma umuntu atinyuka akavuga ngo mbasuzuguranya n'Imana yayo gisuzuguriro gifata umugabo witwa Yesu uzi kurwana uzi icyo bita jipo uzi icyo bita dedo uzi umugeri w'inyuma gisuzuguriro kikabinjirana abahanga mu kurwana reba nk'ubu hagize nk'umuntu unesha hano we n'ibitozo yatirera wano kikiba ari igisuzuguriro Kereka nize kurwana ntabwo nize imibare gusa nta nubwo nize icyongereza n'igifaransa gusa no kurwana narabyize kubera impamvu z'umutekano wanjye nijya mukobwa ari mwiza aho mvuka muri segiteri Rwindamuntu muri segiteri Rwindamuntu nijya cyuki cyari gihari nagije niga kurwana n'abangajya n'ikwende ngenda paha ibisore bifata ku ngufu kandi ari igihe misi w'umurenge ndavuga nindiga kurwana bazamviyoraga njya kwiga kurwana wambere umusayama nawe ubanyije muhinduye kontrate bwira bagenzi baturiye arwana nk'ivura mfite uburyo nakutwinga ukajya kwikingiza urukingo rw'uwariwe n'imbwa kandi nakutwinga nakutwinga neza nkoresheje izi nzara dogiteri yagupima akagusangamo ubumara bw'imbwa cyangwa ubw'injangwe ariko njya numva twifoye ngo twambura abantu ngo batagera abantu abuze ariko nk'umuntu wanyiyongoza
ikigabo cyariye ku byasimbutse ingabo aho bigezeyo si umujinya mubi w'igisuzuguriro abyukana umujinya aravuga ati zuba nta magambo menshi mvuganye nawe hagarara nawe kwezi hagarara impamvu mbahagaritse irumvikana sinshaka ko umugoroba uzatagira akantu kanyihisha mu mwijima kugira ngo umugoroba uze abanzi banjye n'abishe n'abarangije Imana irangije iravuga iti yose korahura umuntu w'umugabo none ndabakuraho igisuzuguriro abanyagiputa barasuzuguye kandi barasuzuguraga umuntu wagusuzuguye muri Bibiliya akakizinga muri Sakame igisuzuguriro muri 2001 akongera kigeragezo kigahindura isura muri 2010 akongera kigahindura isura muri 2020 akongera cyahindura isura muri 2022 Imana itingiye kubagirira neza ushinzwe kugusuzugura arakwitegera ngo arebe kwinezeza abona kirakazi akomeza kugusuzugura n'izi saha kwa gatandatu no ku cyumweru umuntu ugusuzugura no muri weekend akagusuzugura umuntu ugusuzugura waramutanze kumenya ngo uvati Louise Chemonique uwe Selassie Corinne qui viens avec moi d'accord umuntu akagusuzugura warabanje kumenya d'accord umuntu akagusuzugura jejo uzi kuvuga ngo Jésus ne change pas il est toujours même Jésus ne change pas akagusuzugura atarabona Imana itabara yaravukiye mu butabazi ariko none bakuyeho igisuzuguriro birabasuzuguraga umuryango urakinguye nataha ni none ileo aujourd'hui today none ibi bintu bivugwa na Yosuwa nta gaciro nari kubiha ibi bintu bivugwa nanjye nta gaciro nari kubiha ibi bintu bivugwa n'umuntu ndusha amafaranga nta gaciro nari kubiha nibivuye mu kanwa k'Uwiteka bivuye mu kanwa k'iyaremye ijuru n'isi bivuye mu kanwa k'iyambukije Abisiraheli inyanja nta muntu igishije inama yari imaze igihe irwaye inzika Farawo kubera uburyo yasuzuguraga ubwoko bwayo iramurwara iramubika iti uretse ku nyanja hazabera isibaniro udahari irabambutsa bageze hakurya Farawo ataha nta mwesikoti nta gare nta farashi ataha yahwininnye ageze mu rugo iw'umugore wati agenda umutono iyi story ntayo muzi umugore we yari amaze iminsi amubwira ati ariko se mugabo wanjye ndagukunda twarasezeranye ariko yewe narangije kugira ihishuriro ubu bwoko bufite Imana iri muri bwo nubwo uza ugashima iki kigirwamana cyawe uko cyagushoboje kubusonyongera ukagira ngo wabushoboye hari iri muri bo mu mwuka mba numva ko urwaye nakugiriye inama uranga n'umuntu twasezeranye
uzatawe uzabibona. Umunsi umwe mukubitiye agahanga ataha nta mu escort, ageze mu rugo umugore watakira umutono. Nari narabikubwiye, burya herukaga kwica imfura ukagira ngo urakina. Ubuse ntutashye nta ma escort, ubuse urongera ukijya imbere kigirwamana kibwire ngo habaye. Ubuse urongera ujya kuvuga ngo ndakuramutsa Mariya, wowe umuramutsa mu gitondo akeneye na mwiriwe. Ibyo kumubaza uko bwakeye nta mwiriwe no. Faro arangira ata control. Azize iki? Azize kumenyera ubwoko bw'Imana no kubusuzugura. Iyambukije Abisiraheli gashwaza Farawo, niyo ivuze ngo none mbakuye igisuzuguro. Yatanze ibiryo i Samariya, ikabasanga bafite inzara iruta ufite, igaca mu muhanuzi Elisa akavuga ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu iragura shekeri imwe. Bugacya ariko bigenda, hakabonekamo umugabo w'inkunguzi akavuga ngo n'amarembo y'ijuru akinguka ntibyashoboka. Uwo agapfa bibonye uko ibiryo bibonetse abantu b'Imana batabawe. Hari abantu bashobora gupfa babibona ko dutabawe. Niyo ivuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Hari ukuntu abantu bashaka kuturebera ngo ntibyakunda, banabyisetinzemo kuko bazi agapasuwadi bashyizemo, kandi aka gapasuwadi bagashyizemo twe twarangije kugakuriramo mu yitatu. Aka gapasuwadi bagafunze munsi yako hari muri nzabana nawe, bagafunga munsi yako hari nzakugirira neza, bagafunga munsi yako hari nzakwambika, nzagukomeza, nzaguha uburame, nzaguha ubutunzi bw'ahantu hahishwe, nzakenyuruza abami ngukenyeze, nzakugenda imbere, nzagukomeza, nzaguha uburame. Tera haleluya. Twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere gusa. Ndashaka guhabya igisuzuguriro ku buryo kizajya kikurebera nko mu bihugu nka 6, ku buryo ntirirwa mvuga amagambo menshi. Icyaturutse ku izina runaka ndagisubizaho, cyoherejwe n'umurozi aragisubirana, nawe asuzugurike yombi. Umurozi ngo ari kohereza amahembe ngufi, nawe arayasubirana, nawe amusobanye imbavu yumva uburyo bahumeka nabi. Aya masaha nibwo inama zabo zitangira, nanjye mbakoreyeho inama. Batwuzuriyeho bakarya igaburo, tubuzuriyeho turya igaburo, tunarepeta twiriwe no mu nzu y'Imana. Tubabwiriyeho indimwe abarozi n'abakonikoni, ibitega bohereza ngo bitume n'umutwe nabo barawufite n'ibigenda biwahuranye. Amahembe bohereza mu mbavu nabo barazifite, nibagende nagende zisobanye bumve. Ibyo bohereza mu nda bitujombe inda nabo barayifite, nibigende aya masaha nabo bibajambagure, ibyo bohereza bituma turara tudakanuye, nabo bafite amaso nibakanure bumve. Ibyo bohereza bituma abana bacu baba banyuma, nabo bafite abana bafite imitwe. Va ku giti dore umuntu byaturutse ikuzimu ndabyohereza ikuzimu, byaturutse kwa runaka n'ibimusange. Iyi nimero ni kampaza nishoboye kuboneka, ibiturindagiza nabo nibarindagire bumve, ibiduhingisha umuriro nabo nibawuhinde bumve. Bamaze igihe baramenyereye, ntabwo uyu munsi ndi bubemerere. Ndi mu kwezi k'umukwabo, kuko uku kwezi ndakuzi neza ni ukwezi Abanyarwanda barya ibintu bishya. Ndashaka ko murya ibintu bishya. Uku ni ukwezi kwa 7 barya ibishyimbo bishya, amasaka mashya, ibigori bishya. Uku ni ukwezi ko kurya umuganura, ni ukwezi ko kurya ibintu bishyashya. Natwe twatuye kurya ibishya, inzu nshya, imodoka nshya, imyenda mishya, inkweto nshya, akazi gashya. Hari abantu nka 3 bari gufashwa ngo batere haleluya. Ndashaka barokore turi kumwe
kumwe mu mwuka tugiye kujyana kwa ntuza kuzitura icyana cy'indogobe kitaraheka. Iyo bavuga icyana cy'indogobe kitaraheka murabizi ko mwambaye imyenda y'imikuburirano, umuntu akagukuburira afite ubushobozi bwo kuguha umushya. Iyo bavuga icyana cy'indogobe kitaraheka murabizi abakodesha amazu tujya mu nzu zivuyemo nk'abantu 10 n'abasize bazisizemo imyaka. Iyo tuvuga icyana cy'indogobe kitaraheka murabizi imodoka ishaje itera kurwara umutwe, kanseri y'ubwonko. Iyo bavuga icyana cy'indogobe kitaraheka bavuga kumenya kujya mu iduka kugura ibintu bishyashya. Ubwo rero hariho abantu nka 7 hano tujyanye kwa ntuza kuzitura icyana cy'indogobe kitaraheka ngo batere haleluya numve. Mu yandi magambo nanjye mu butwara Imana impa nsohoye ibintu bishaje mu buzima bwawe. Nsohoye amatasi yamenaguritse, y'amasafuriya bahora basudira, y'amabase bahomahoma, za nkweto zihora mu bakorodoniye, ya myenda uhora udodesha. Nsohoye za matera zicikaguritse, y'amashuka yabaye urudodo, ya myenda yaciye mu bitugu. Nsohoye ibintu, nsohoye. Tera haleluya ndumve. None mbakuyeho igisuzuguriro. Yewe nafashijwe mu rwego numva natera kiribete. None mbakuyeho igisuzuguriro. So yarinze yubaka urugo nta n'igare ryitwa Matabaro. None nawe tugiye kugukorera ubukwe turinze guteranya fanta imwe turi abantu 2. Uyu mwuka none mbakuyeho igisuzuguriro cy'imiryango. Hari naho wajya kwaka akazi wavuga ngo nuwo kwa runaka bagahita bakakwima. None ngo kuyeho igisuzuguriro cy'umuryango. Nimba so yaranisha abantu 20 mu ntambara kugeza izi saha ugeze bakaba batakugirira icyizere. None ngo kuyeho igisuzuguriro cya so wisha abantu. Urahari ngo umara ruyebyiri hano ebyiri nziza. Zakariya yaravuze ati jyewe igisuzuguriro ndagifite mu rwego rw'isi. Umuntu ugira igisuzuguriro mu rwego rw'isibo uburyo kigarukira ku muyobozi w'isibo, hakaba n'umuntu ugira igisuzuguriro kigarukira mu rwego rw'umurenge, hakaba n'ugira igisuzuguriro mu rwego rw'igihugu, hakaba n'ugira igisuzuguriro mu rwego televiziyo, ibinyamakuru byose n'amacano yose ucaho gisuzuguriro. N'abakozi bacanye imbabura mu rugo batumva ku mayinite yabo amwe adashirayo mu gicuku bakakuraraho. Wanywa akantu gakorwa utariko n'ibande bamvuze. Ni kubera igisuzuguriro ufite, uri ku isoko ry'igisuzuguriro, ugezweho ku gisuzuguriro uradutse. Hakabaho n'umuntu ugira igisuzuguriro mu rwego rw'isi. Wagera no ku mupaka batuzi wa wundi bati disi niwe. Igisuzuguriro ukagira ikintu cyitwa igisuzuguriro. N'umwana wabyaye w'imfura akagisanga akajya atinya kukwita papa, kugeza ubwo icyo gisuzuguriro umwana wa kabiri akivukiramo wamubwira ngo utahe karate kubera iki. Umwana wa gatatu akakivukiramo wamubwira utari ko kuzana amanota mabi ati nako mba nagiye kwiga narize. Umwana wa kane yakizamo umukobwa mwiza w'inzobe utari ko wagiye wambara ukikwiza ati uzangurira umuremure, wayagura ukagura kandi ku buryo n'umuhereza agasanga cyarameze mbega cyaragaye wabwira umwana uti koropa ati reka ndashonje, nta muntu ukoropa ashonje. Gisuzuguriro kikaza watora umuntu ugiye gukubita umwana ati urankubita wigeze. Uzi guhana umwana utaguriye umugati mu gitondo? Uzi guhana umwana wagusabye ikayi n'ikaramu ukamubwira ko ntabwo ufite? Gira isoni zo kumukubita. Uzi
guhana umwana w'umukobwa wakubwiye ati nkeneye agasukura ukakabura ugira isoni zo kumuhana. Uzi guhana umwana w'umukobwa ugeze mu myaka 21 yarakubwiye ati hari akajipo n'agakote nabonanye umuntu uzakangurira mama. Uzi guhana uwo mwana wagusabye serivisi ukayibura nta jambo ugira. Nimvuga igisuzuguriro reka kugira ngo ni ibintu byaganje n'ubukode. No mu bukode burya igisuzuguriro cyabishatse kirahatinya na nyirinzu kamurya n'ifi n'ifiriti. Ndashaka ko igisuzuguriro ufite gicika tutarindiriye kugera mu nzu yawe. Jye nagize igisuzuguriro mba mu bukode muri 2015 nkajya ndara nabuze umwuka jye n'umugabo ntari kugira hirya ariko se ndigira hirya kuko igitanda kinganura byobe. Ese ko mbuze umwuka ni ukuraho inzitira n'umuhumeka ati mebira turya. Hirya umwana mu gitondo akananirwa guhumeka nabaza muganga n'umwana wanjye arwara amasinezite ati ubwo ntararana n'ibiryo n'iby'ubwoko bwose. Icyo ni igisuzuguriro. Urumva neza hashize iminsi numva umujinya urandiyongera aha mpita nikoze Bugande ku musozi gukuraho igisuzuguro ndavuga nti no mu gihe utaramezwa ngumbesheje mu mazu nduhuka nikojeje igisuzuguriro igikuraho. Ndashaka ko igisuzuguriro gicika no mu nzu z'abandi. None mbakuyeho igisuzuguriro. Ndashaka ko igisuzuguriro gicika nyirinzu ukajya umwishyura akakubwira ati nimba ufite n'icumi bungurije kandi umaze kumwishyura. Ndashaka ko uzajya ureba igisuzuguriro n'umuntu utazi gusuzugura basi akazaza nkamwigisha gusuzugura igisuzuguriro. Ndashaka ko igisuzuguriro gishira ku buryo umuntu azajya kubaza ati wangurije amafaranga umbwira umubare wayo ushaka vuba. Haleluya. Barisa kubwira umuntu ni ndumva nshaka nese ko numva nshaka kurya wowe ifi igurangana n'ibihumbi 50 ariko se ndashaka ko igisuzuguriro gicika ku buryo naho umanika imyenda hakamenya ko igisuzuguriro cyashize. Igisuzuguriro wowe igisuzuguriro uraza gukina n'igisuzuguriro wowe uravuga igisuzuguriro ukajya kureba ku muntu wagututse agututse se ufite kontake ku rutoki bigutwaye si nk'umuntu muri no minsi ucikwa kandi ubuze rero icyatubwira aravuga ngo dore ibyo bice babyaha ubugiye gitutsi baramuka turamugore wa mugore w'umwiyemezi we. Iryo ni ijambo rigaragara ko nta gisuzuguriro ngifite. Uzi umuntu ukubwira ko wiyemera aba nyine abizi ko wiyemera. Ese mwebwe mureba mubona ntiyemera? Ese nimba ntiyemera kuri umugabo ufite cyongo nk'iyi ariko koraho nyine kora no kugacishe no irakaze. Ese ngi urumva n'umuzukuruza wanjye atazayisana ikomeye. Iyi ni komande yavuye muri Suwede. Nimba bwira igisuzuguriro ndashaka kugica n'umuntu ugukorera imisatsi muri salo yayikoreraga 5 ukamubaza uti nomero noherezaho ni kangahe agashika kunaze w'icumi. Ndashaka ko igisuzuguro kibavaho mugituyira kuburyo utazacyambukana ngo kigeze i Kanani. Kandi n'abanyamuka nibo bacyumva. Danke ku buryo nubona n'inzu bazagira ngo ibikoresho wari warabiguze warabibitse ahantu kandi ari byo wari usanzwe ufite ku buryo utazageza igisuzuguriro i Kanani. Haleluya cyane. Zakariya arangije ati nasuzuguwe mu rwego n'umuntu nawe wabuze urubyaro nsuzugura. Uzi kugira igisuzuguriro n'umuntu munganya ikigeragezo akagusuzugura. Zakariya arangije azamuka gusenga ahageze marayika Gaburiyeli ati wiriwe muzehe ati wiriwe noneho jyewe narindi umwe nonaha ngo nguhe amakuru y'ikibazo cyakuzanye ati ikibazo cyakuzanye cy'umwana wowe
n'umudamu wawe Elizabeth muzabyara. Zakariya ati bana kavuya tuzabyara. Elizabeth arashaje nanjye ndashaje, igisuzuguro kiratwishe. Abadogiteri bavuze ko bitakunda. Hari ukuntu nyine n'abadogiteri bareba bakabona ntibyakunda. None urazana ibyo kubyara, urabona twabyara. Arangije ati kubera ko ufite ibintu byitwa n'amatiku mu bisubizo. Kandi Zakariya kurikije n'ukuntu ubona ushobora kugera no kuri tere ugacika ukavuga ko nakubwiye ko mugiye kubyara, bigatuma nazangirwa abantu zizijya ku musozi kubifunga. Nazo nizoroshe muri ino minsi ziri kunanirwa kwikura mu bibazo zifite zikajya kuzirika iby'Imana yavuze. Guhera uyu munsi ngo hinduye ikiragi, niko Bibiliya ivuga ngo hinduye ikiragi, kuko iki kintu kirakomeye. Umuntu yazagikorera icyigisho cyacyo, kuko hari ukuntu dutakarwa tukaza tukababwira icyo Imana ivuze. Niyo mpamvu dukwiye no kujya tuba ibiragi. Ariko muri ino minsi bavuga abafite ubumuga bwo kutavuga, niko bavuga. Ariko Bibiliya yavuze ikiragi. Noneho muri ino minsi dukwiye kujya tuva hano ibyo tubwiye tukigira abantu babana bafite ubumuga bwo kutavuga, kuko nta nubwo bavuga babana. Umuntu abana n'icyo yahisemo akunze, bavuga abafite. Bamenye batazaguha disikuru tujya kuvuga ko babana n'ubumuga, abafite ubumuga. Zakariya ava imbere ya marayika afite ubumuga bwo kutavuga, asohoka aca amarenga. Twari mu minsi yo guca amarenga, igisuzuguriro cyatumye duca amarenga. Igisuzuguro kigatuma udasabana ari ifuti. Yewe ejo bundi nahagaritse ya gisirikare, kuko mu gitondo ndashaka kujya no gucurisha kontake. Imodoka umugabo yaguze nabonye ariye, ndavuga nti ntabwo nzagutesha akazi kawe, jewe ndashaka iyanjye. Mu gitondo ndi bujya gucurisha kontake, kuko uyu mwaka sinkwemerera gushyira hafite imodoka imeze nk'uko nshaka. Kuko n'ubu ngubu wambwira ngo akiriye imodoka nabanza kureba ko imeze nk'uko nshaka, kuko ngezaho mba mfata ibyo nshaka simfata ibyo mbonye. Batazagira n'umuntu n'ibisa n'amasezerano, hari amasezerano. Kuko nari nabivumbi yo tubona inzu cyagiye nizo ziba ziri ku rutonde rwo gusenya. Sicyo muracyumvise? Imana iguha inzu cyagiye ubu uri mu marira yuko bazishenga. Cyagiye twari dufite ubushobozi bwo mu manegeko. Ubu nibwo rero tugiye kubaka imiturirwa igeretse 3-4. Suko mbona mutabyumva nuko kubera ko iwanyu bapfuye batubatse taje. Wasanga hari umuntu aje muri uzakina akajya kubaka kangana nako yavukiyemo. Ibintu narangije kubitandukanya namwe. Ibintu muba mwigira. Kandi nibyo bintu byaduteye umujinya n'umugabo tugura imodoka imburagihe, kugira ngo byibuze abana bacu bazavuge bati twabyirutse dusanga iwacu hari imodoka. Bituma tuyigura imburagihe, turemera tugira ibyo twangiza turayigura. Ubu rero mmenye impamvu Imana itabahaye inzu muri cyagihe, muba muri mu marira yuko zisenyutse. None ubu ngubu ahantu wagura ikibanza urahazi, ubwoko bw'inzu wakubaka urabuzi. Niyo mpamvu mu rwego rwo gukurwaho igisuzuguriro nawe ugiye gufata indi minota yo kukikuraho. Kandi Imana nivuga ko igukuyeho igisuzuguriro utazihangika ngo ufate utuntu tworoshye. Umuntu aragusohokana ati fata icyo ushaka, ugafata akantu k'igihumbi. Kiriya ni imbaraga z'igisuzuguriro ugendana nazo. Umuntu arakujyana ahantu hari igikoko kingana n'ivatiri, akakubwira ngo fata icyo ushaka, ngo nibambe isambusa. Igisuzuguro gitumye ufata ibingana n'uko ungana. Kiriya bintu mujya mubibona ukuntu Satani yabangije igisuzuguro kikagera no ku bwonko. Ndashaka kwegereza ku musozo kuko tugiye guhabwa igisuzuguriro ku buryo n'undi munsi kizajya kikureba kigatera. Abantu batatu baramutere haleluya numve we. Yego se yego. Zakariya arangije amanuka aca amarenga. Igihe kiragera Elizabeth aratwita arabyara, igisuzuguro kirazimangana. Barangije batizina bati ntavuga nindababwiye ko tutavuga. Tubwiriza buratse igisuzuguro kikuveho, urakupita haleluya, usome ibyakozwe n'umuvuguti tumaze gukira umenya kwikirwa cyitwa merita. Haleluya. Buratse igisuzuguro kikuveho
mushake no kwita umwana wanjye izina we burya ndavuga zari imbaraga z'igisuzuguriro ndavuga umwana wanjye azitwa gutya ahita mukubita izina kugeza izi saha izina riraboneka ndashaka kuvuga ikintu cyitwa igisuzuguriro nsoza nerekeza ku musozo ndashaka kuvuga igisuzuguro rimwe cyaje ku bwoko bw'Abisiraheli Goliyati arabasuzugura we abafatanya n'Isiraheli cyako mwabagabo bamufite igisuzuguriro mu rwego umuntu akubaza bitanu kabibona ufite igisuzuguriro hamwe maze amezi abiri utaha nta muganga akubwo urumva nta batumweho mada ufite igisuzuguriro mu rwego agaca karya inkoko katarakoreye Imana wowe ukaba wifuza inkoko agaca karya inkoko wowe wifuza inkoko agaca karya inkoko katarepe kugeza ubwo urota isupu y'inyama utabasha kuyigurira kandi inkono zo mu rugo rufite igisuzuguriro zifite ukuntu zitogota nabi ibiryo bibishe bitogota nabi papa umbaze n'izo hotelere urugo rurimo igisuzuguriro papa nta muhumuro wa tungurusumu uvayo umenya nimba batetse igisuzuguriro gituma nta puwavuro iriho muri wawe na serera gisuzuguriro abantu bampamagara mu bihorera hari igihe nanjye nifuzaga ko bampamagara bajya banegereza Nchara se nenda waduhamagaraga tugifite igisuzuguriro ntitwaziguraga umuriro ukamarwamo no gucuranga radiyo hano buri mwanya mukazi wema imyaka 11 naragumuye nenda bampamagara ndashaka kuvuga igisuzuguriro Goliyati yagize akageza ubwo abwira abantu b'Imana ngo basuzuguranye n'Imana igisuzuguriro cya Goliyati gihaguruka Dawidi mu ishyamba aha niho ngiye gusoreza mube maso ngiye gusoreza aha dusenge igisuzuguro gihagurutse umwana w'umuhungu mu ishyamba yarishe intare n'idubu nawe yari yarasuzuguritse arangije agera kuri tere mana yanjye aha hantu harumvuga n'abantu bakorera Imana umuntu udakorera Imana ntari bwumva ahantu ageze kuri tere wumva muze kanguka udasinzira utariye ageze kuri tere Dawidi ahageze asanga bene wabo bagiye mu myobo bishe gisuzuguro gituma abantu bize kurwana bisha mu myobo Goliyati akajya avuga yivovotari hakurya yari wari ubunini n'igihagararo abantu bamurebaga barize kurwana bajyaga mu myobo sapoti Goliyati yari afite n'abamwesipotinze kubareba byonyine Abisiraheli bajyaga mu myobo aseseka n'ijambo nanga ngo mbasuzuguranye n'Imana Dawidi riramuhagurutse ageze kuri tere basanze mu myobo aravuga ati mugahungu ko nimeze nishe intare n'idubu batabyemera ubu noneho kuri tere ndahageze intsinzi ndumva ngifite ibicuro byo gutsinda birancura ndi kuribwaribwa kandi ndi kuryama nkarota umurambo wa Goliyati none ubwo narangije kubona intsinzi n'umurambo wa Goliyati ndi kurota nkaba numva intsinzi mu kiganza n'amaso yanjye akaba ari kuyibona y'umwuka n'ay'umubiri ntabwo inotere mpfa kujyaho cyenyege abanza kujya kubaza ati harimo akantu tugeze mu rwego tuzajya tubasengera tubanje kubaza ko harimo akantu kuko twabasengeye ku buntu muranama ndabesha musaza basaza ndabesha twebwe twahanuriye abantu ku buntu bagira ngo ni ibipende twababwira ko ivuze bati mu bwa gatatu twababwira tuti tiratabaye muhora mubivuga twababwira tuti bagiriye neza bagasubizwa tubahanuriye bagacaho nitumenye iherezo ryabo twababwira tuti nyamara iravuze atari ko buri gihe niko muvuga ubu none ate Dawidi yigeze atumva prince harimo akantu nico mu versatire harimo akantu bati karimo bavuze kuzica
uno mufilisitiya azashingirwa umukobwa we, kabiri azahabwa ku gihugu akantu karimo. Arangije yikoza ahantu afata ibuye. Igisuzuguriro gihangana n'ibuye. Ibuye agiye kuritera, aravuga ati mbere yo kukwicisha ibuye ndabanza kukwicisha ijambo. Twebwe tutaragera kuri tere tugiye gutuma amagambo, turagera kuri tere dusanga byakoretse. Twebwe tutararenga ahangaha iyo baturoga bakoresha amagambo akanwa turagafite. N'abaruvuga ngo amina. Dawidi aravuga tumva uyu munsi ndakwica. Cya kabiri guca igihanga. Icya gatatu ntubagire ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba kuko Uwiteka yakungabije. Akaraga ibuye arimutera mu gihanga. Kuko Bibiliya ivuga ngo ririgita mu mutwe. Ririgita mu mutwe. Ntabwo twebwe tugiye guhusha ngo tubice duhombe n'ibuye. Kurigita mu mutwe byasobanuraga iki mubyeyi wanjye? Kwari ukugira ngo iri buye ridahomba, kuko yari afite gahunda yo kumuca igihanga akagarura ibuye rye kugira ngo ubutaha azongere yice undi mufilisitiya. Twebwe pozisiyo twakoresheje niyo tugiye gukoresha, tugiye kurigitisha amabuye. Ntidushaka abantu bazitiranya ngo ni uyu wabikoze. Turashaka ko ejo bamenya ko ari twe twari twateraniye ahangaha. Aha nditonze cyane kuko nabavumbuye mwabyumvise. Aha twebwe ntidushaka abantu baziyitirira ibintu twavunikiye. Turatabarwa bakabyitirira bagatangira kuvuga ngo bari baradusengeye, ko badusengeye se twarasubijwe. Uyu munsi rero systeme ni ukuritera rikarigitamo, ryamara kurigitamo tukagaruza iri buye, kuko hirya ya Goliyati hari ibyuzukuru, hari n'ibihungu bye, hari na bya se wabo, hari ibifubyi bye. Niyo mpamvu iri buye rigomba kugaruka, rigomba kugaruka iri buye. Pawulo aravuze ndakubita sinkusha, kuko twebwe uburyo turwana si nk'ubw'abantu dufata mbiri bitakerezwa tugakubita hasi impaka. Tera haleluya ebyiri nziza hano amagambo asigaye ndavugamo hagati. Arangije azana igihanga mu Isiraheli. Kiriya gihanga yari amashira kinyoma. Bagombaga kumenya ko umufilisitiya yapfuye batanu bariwe, bakabyibonera. Ijambo niryo ryishe umufilisitiya mbere y'uko ibuye rirekuka. Turekuye amagambo yica imbaraga zose zaturwanije. Duhagaze kuri aya maguru abiri. Turekuye ijambo rihangamura igisuzuguriro cyo mu mwaka washize. Noheri n'ubunane twayiriye tugifite umwaka ucagase kigihari, kwa karindwi kugiye gushira kigihari. Turekuye ijambo rimenagura igisuzuguriro n'ibyangombwa byacyo. Igisuzuguriro cyarenze umuryango kigeramo ndani. Turekuye ijambo rimenagura imbaraga z'igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Igisuzuguriro cyarakwangije kugeza ubwabo mwiganye bakubara nk'injiji. Imbaraga z'igisuzuguriro cyakwangije turazimenaguye mu izina rya Yesu. Igisuzuguriro cyaraje gituma nta jambo ugira imbere y'umugore kubera imyaka umaze nta kazi, kikwambura ijambo uri iwawe. Dutesheje agaciro iki gisuzuguriro mu izina rya Yesu. Kuduhagaze Imana ihagarare ku byawe, ukuduhagaze uhagarare mu bana bawe, kuduhagaze
ihagarare ku bibanza byawe, kuduhagaze ihagarare mu rugo rwawe, kuduhagaze ihagarare ku bantu bahagaze mu byawe. Hari abantu bafite ibyawe bari bamaze iminsi bifotoreza ku nzu yawe, bari bamaze iminsi bifotoreza kuri sheri wawe, bari bamaze iminsi bifotoreza ku modoka yawe, bari bamaze iminsi bifotoreza kuri konte zawe, bari bamaze iminsi bajya kubitsa kuri banke yawe. None ahangaha turabimuye twotare posaya kinga abantu bifotoreza ku byawe turabibambuye aya masaha. Petita kotare bosanko SP uri muri literaniro SP ninde SP mvuko Uwiteka mbwiye nyegera SP ndaryumvise, SP nakumvise. Muze ndababwira SP Esperance bazi. Imana irambwira ngo ngubwire ngo hari igisuzuguriro umaranye imyaka 7. Iyi myaka 7 iruzuye wakorana anniversaire y'igisuzuguriro 7 utagira ijambo SP. Ufite umudayimoni bakudongereye, baravuga ngo uzarinda upfa ntacyo ugezeho kandi uzaba umugwagasi. Imana irambwira ngo aka kanya gukuyeho igisuzuguriro wasuzuguye igihe kirekire. SP Imana irambwiye ngo Satani yaguteye icyasha, aguteza urubwa, aguteza abantu, aguteza abana, aguteza abadafite hepfo no haruguru. Kiriya gisuzuguriro Uwiteka kirangirije muri iri teraniro. Mumere Imana icyubahiro. Imana irambwiye ngo ikurinze indwara yitwa asima mu muryango we wanyura hano. Umwanya w'uruhumekero rwawe Imana iguhaye guhumeka neza. Ikoze ikintu gikomeye muri iki gituza, irongera irakuremye muri uru rutirigongo. Imana irashaka kubana nayo neza, irashaka kugusajisha neza, ariko nawe mu misazire yawe irashaka kuyikorera neza, kandi guhaye ibihembo by'umurimo. Kandi Imana irambwiye ngo hari ibintu ikwambukije. Yego Yesu. Uko tumanukanya aha niko Uwiteka akwambukije imbaraga zawe. Urupfu rwawe ruguhita. Yego Yesu. Turagushimira. Avuganye nawe ngo agukuyeho umwuka w'ibisazi. Yego Yesu. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize warwaye umutwe wanga gukira, urabyibutse cyane. Hanyuma muri uku kwezi kwa 9 uyu mutwe warugarutse, kuko uyu murozi ashaka igitambo buri mwaka. Ukwezi kwa 9 niho bagusabye ngo niho ugomba gupfa. Imana irambwiye ngo uku kwezi kwa 9 uyu murozi waguhigaga ni upfuye, kandi mu bantu bajya kumushyingura urimo. Imana irambwiye ngo ikurinze kwicwa n'umurozi no Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe. Mutere haleluya ebyiri nziza. Uyu mutwe wari ukwishe mama, hari mu kwa 9. Uyu mutwe wari ukwishe n'ibitega boherezaga. Uyu mutwe wari ugiye kutaka iminsi 2 ngo upfe. Ubu yari yateguye kutaka umunota umwe, igihe bashakisha paracetamol ukabura apfuye. Niwe uhitanye. Imana irambwiye ngo nze nkubwire ngo niyo yakuzanye. Irangije amagambo ku buzima bwawe. Iwanyu kugira ngo mugire icyo mugeraho biragora. Hari umwuka wo kudakira, kandi iwanyu muraruha. Uyu muruho wari ugukurikiye n'izi saha winjiye, wateye intambwe zo mu muruho. N'ubu tuvugana umuruho kumereye nabi, uri mu mibare yo kubura icyerekezo, ubuze iyo ujya, ubuze aho icira nayo ureka, umeze nk'umuntu wiyakiriye nk'umunyamiruho. Uyu ni umuruho w'umuvukanano uba iwanyu kubera ko waje aha. N'iki kiganza Imana yasize imbaraga n'amavuta kikaba kigukozeho. Imana irambwiye ngo ikwambukije umuruho wo mu gisekuru cy'iwanyu. Niko Uwiteka avuze. Mutere haleluya ebyiri nziza.
Jeff niko nakubonaga nabonaga wirabura ariko nkaburwa Jeff wariwe Jeff akira umugisha wo mu zabukuru akira amahirwe yawe aragarutse wigeze kuyashyikira guca mu myanya y'intoki umara igihe ufite agahinda tangira kuvuga ngo ashaka iyo mbigira gutya utangira kwicuza itongera gutya ntibiba byanze ya mahirwe yagucitse Uwiteka yagaruye yakubye kabiri bakwise n'umuswa ariko Uwiteka agiye kugaragaza ko utari umuswa Jeff agiye kuba Jeff izina ryawe rigiye guhamagarwa ahantu henshi Jeff agiye kuzamurwa Jeff umva ugiye kuba Mr. Jeff kweli Mana Nyagasani yemfashe mu biganza by'umuntu ukomeye yemfashe mu biganza by'umuntu Imana yahaye uruganda muri iri teraniro aho uvuka uzahubaka amashuri aho washatse uzahubaka inganda uzaba umusaza ukomeye usibye ko no gusaza kwawe bigiye kurangira ugiye kwiyuburura Uwiteka gukoze mu maraso ashyizemo amaraso mashya Imana irambye ngo Jeff ajyanye umugisha munini mutere haleluya ebyiri nziza Leonari ninde muri iri teraniro ndabona Leonari uri mfura kwa Leonari se byibuze uri umwana wo kwa Leonari kuko ndi kubona Leonari uri umwana wo kwa Leonari byibuze Leonari ni wowe n'ubundi nabonaga nkabona Leonari yego wa mugabo w'ingwino niwe nabonaga nkabona Leonari nkibwira ko ari wowe witwa Leonari uri gucura kwa Leonari nizo nyenya niko nazibonaga nka Leonari gucura bwa Leonari nk'uko Uwiteka ambwiye bonye ariko bari n'abafundi banyu haba abafundi cyane n'abafundi bahaba nabo mugira mwese wize urukundo mwese ko mbona ugiye gutabarirwa ku bufundi ko mbona uri kubakisha ndabona uri kubakisha uri umunyamategeko ariko ugiye kubakisha mu buryo bw'icyizere n'umunyamategeko ariko bwagupfiriye n'ubusa bose kandi abafunze ntunyemere umeze nka bya bintu byanjye nize hoteleri nkaba narabuze hoteli nakoramo nizeye muri iki gihugu bose rero yewe mbonye umuntu akwizera aguha ahantu ugiye kubakisha mbanza kugira ngo wenda nawe uvuka mu bafundi nk'ab'iwacu bwaragukurikiranye uyu muntu agiye kukwizera aguha ahantu umwubakishiriza mbonye uhagarariye inzu ariko kubera uburyo ugiye gukoresha ubwenge nk'uwabyize n'itegeko wa mugani uyu muntu ugiye kuzuriza inzu agiye kukugirira icyizere ibintu bisagutse akubaza ko se hari ikibanza ufite uti ntacyo agushakira ikibanza bisagutse akubakishirije inzu ugiye kubamo ukivaho ni inzu zubakirwa n'umuntu wakwizeye akira icyizere ugirira icyizere umwana wa Leonari ugirira icyizere kandi dore no mu maraso yawe Imana ikozemo kandi reka mubwire n'isokororo yawe yari ifite n'ikibazo isokororo papa kora muri uyu mugongo we bishyiramo mekanike n'ibyo uri kugukoresha aha ngaha nafashe nta makuru yawe ufite wenda ugabanye ko wize amategeko hano si mu rubanza nanjye itegeko ndarifite ubu ushobora gukoresha ibyo wize muri Yerika ngakoresha iry'igihugu cy'ijuru aho nafashe nta makuru yawe ufite hamwe ujya no kwambara amasogisi ukumva kera wigeze kurwara umugongo urumva amakuru urayafite yuzuye noneho tutiriwe dushaka ibimenyetso nk'abantu bize urwavoka ugiye kunamurwa n'abaganga b'ambiranse bahageze Imana ibikuyeho muri iri teraniro idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibikuyeho muri iri teraniro agaciro kayo wize ubyumva pe Imana
uri n'umuhanga wize uri umuhanga n'uburiwe Imana irambwiye ngo ibintu yagutanzeho kugira ngo wigurangize ije kubigaruza ikindi Imana irambwiye ngo urugendo rw'Rutsiro ese Rutsiro uhaze Rutsiro muri Rutsiro wigeze kwakora poroje Rutsiro mu karere ka Rutsiro hari umugisha wahariganijwe Rutsiro warahariganirijwe ikirere kiwanyu kivumye kigusanga Rutsiro ibintu biranga wabikoze neza wabyitondeye utahusuza umutima bikwangiza no mu bwonko kugeza izi saha ariko amahirwe waburiye Rutsiro umugisha wariganirijwe Rutsiro n'ubundi uzubaka inzu ikomeye i Rutsiro ni inzu yo kutabamo ni inzu yo kuvuga ngo ndaguhojeje y'impozamarira ni inzu y'impozamarira abazungu bazayikunda ba mukerarugendo bazayikunda ni inzu izaba ifite utuntu tw'udukabyo tujyanye n'abantu bize nkanjye abantu bazaba bashaka Imana irayiguhashye nushaka utangire ukore proje yayo utangire ukore pura yayo ukore uyidekari kuko wumva ubishaka ntiwihangike kuko ndabona bije jugujugu umugisha wariganirijwe muri Rutsiro uje wikubye inshuro 4 niko Uwiteka avuze nzaba jyewe ntari kuboneka kuri ubu butaka kuko nagiye no kugira ngo ushakishe umfatishe umpiyo nkuru kuko izaba ishyushye bizakugora nzaba ndipise ariko inkuru nzayimenya akirajyana umugisha w'Imana umuntu muri famiye ufite umuntu witwa Mukakarisa muri famiye yawe wa hafi ari hafi no mu famiye wa hafi yitwa Mukakarisa ninde hano yego nakubonaga ngwino hano naha nakubonaga erega ntabyo gutinda ku muze ntacyo mwese ntabyo gutinda kuvuga ngo reka mbanze ndebe ko nkoraho havangirwa umuhanuzi ushonje nge ntanze afite mama sha ngwino hano ni mama witwa Mukakarisa ni mama wawe nabibonaga ko ari umuntu wa hafi rero yewe Imana yangiriye neza inshyira kuri tele yabanje kunjuritsa ubu ubona ubuhanuzi bwo kuvangirwa ntabwo ngira bugira umuntu ushonje inzara yarashize intumye kuri notere yabanje no kuma ku mafaranga iravuga iti warakeneye bihagije nawe ni mama n'umukobwa wawe none yewe Imana irambwiye ntafite ubwoba ngiye kubabwira ibintu ntafite ubwoba aba babyeyi banyu Uwiteka ahinduye Mukakarisa ni bizina kwa ryakera wari mu isushingiye ku cyukuru wa uyu mwana ndamusengeye iyi myuka imutera saa 7 z'ijoro kaza kumuganiriza akagira ngo n'umuntu bari kumwe kamwinjiza mu mwuka w'amahana akiri muto mwuka wo gushaka kwigira ingare kandi umwana azakomera uyu mwana azasobanura ibyo abandi bananiwe uyu mwana azaba umucuruzi kazi ukomeye
uyu mwana azaba inkingi, azakomeza imiryango, izamwubakirwaho, imiryango yose izakomera ku bw'uyu mwana. Turi muri iri teraniro duhinduje amateka mu izina rya Yesu Kristo, amina. Genda umubyeyi umushumba agukore mu kiganza, agukore mu kiganza, mbonye agukora mu kiganza. Imyaka uhorana, icyo kiganza gikuyemo umwaka, ibyo biganza bikuyemo inyatsi, ibyo biganza bihanaguyemo kutakira. Wakiraga n'icyo n'ikiza, dore Uwiteka arakuremeye binyuze mu mushumba. Uzamenya ko umushumba yakuremeye azamuye igitereko cyawe, uzamenya ko umushumba yakuremeye aguhesheje ibiryo, uzamenya ko umushumba aguhesheje amafaranga, uzabimenya umushahara ujya uzana hano. Dore ugiye kuyobora abakozi 40, ugiye kuyobora abakozi 40, icyacumi ujya uzana hano n'amaturo uzana n'igitambo, ugiye kuba umuyobozi w'abandi. Mutere haleluya y'ubutsinzi we! Uriya muntu wanditseho umupira, wambaye umupira wanditseho wowe wirebye, ubu nk'ubu wakagombye kuba ugeze hano n'ibintu byanditse kuri uwo mupira, wakubaza icyo bisobanuye ntiwabimenya. Umva uko Uwiteka ambwiye, akwirukanye uyu mwuka wo mu miryango, ibinyendaro by'aho muvuka. Si byinshi se n'ibihari ntubizi, amakuru urayafite ukubwira ngo ndabizi. Uyu ni umwaku w'umuntu waje arabidongera, aravuga ngo n'uzahakomoka wese ntazagire mariage. Uzababwire ko Imana bivugiye muri iri teraniro ko n'abaswase bakishingira, n'abaswase bakabyara ibinyendaro. Bagiye kwambara udutimba, kandi ntabwo bagiye kwambara udutimba mu buryo bworoshye, bagiye kwambara udutimba batwambare mu buryo bukaze, mu buryo bavumbyi bagira n'isoni zo kuza kuvumba bitewe n'amagambo bavuze. Ibyo ngibyo Uwiteka bikubwire muri iri teraniro. Kandi wanyu havuka abakobwa beza, havuka abantu beza nk'abiwacu. Urabona ukuntu inzara n'ubukene byatumye, urabona ukuntu aka kantu gafinyoye sha, suri umwana wa kangahe wawe? Uri imfura? Ese wigeze ukora mariage? Wagize amahirwe urayikora, ariko umwuka w'inyendaro wawe uteye iseseme. Imana irambwiye rero, aya wasenze kandi uhora unababaye kubw'icyo kintu cy'igishaka. Imana irambwiye rero ngo bagize ingorane zo kubibyara bagiye gukora amakwe meza, kandi bazakugisha inama nshuti yanjye. Kandi reka nkubwire, Uwiteka aranakwambitse, uretse no kukwambika arakugaburiye, aranakugaburiye, avanye ibiryo by'inifomu yawe. Mutere haleluya cyane noneho. Uwiteka arambwiye ngo ntugahumura nta cyaha wakoze. Si kuhagurutsa nk'umuntu ufite ubwoba, usibye ko n'ubundi Uwiteka agiye kugukorera igitangaza kikagutera ubwoba, ukajya ugira isoni, zo kugenda mu bantu. Uwiteka agiye kugutungura, ubwo abandi bagira isoni z'icyaha, wowe agiye kugukorera igitangaza gishekeje, gishimishije, ku buryo nawe uzajya ugira isoni zo kujya mu bantu ngo uvuge ngo Imana yarabikoze. Mbega bizakurenga, ni ibintu bizakenera abasemuzi. Icyo akora impano yo kuririmba ivamatse muri wowe, uzajya ubikubita mu ndirimbo, ubundi ubicongamo umuziki, uzabirangiriza mu ndirimbo ugicongeramo umuziki. Ariko Uwiteka abiremeye muri iri teraniro. Mutere haleluya ebyiri nziza nziza. Haguruka. Ikiri ikiganza cy'iburyo hano ku gatuza, ako gahinda gatangiye kugufata ukiri muto. Ndebye nabi wazagasazana, kandi ndi umuhanuzi, kandi nkuraho nkanashyiraho. Aka gahinda Uwiteka arambwiye ngo akarangirije muri iri teraniro. N'umuntu waguteye agahinda agiye kubigenderamo. Uyu muntu yaguteye agahinda arakuriza. Uyu muntu yaguteye agahinda urinda uvuga ngo uzapfa utamubabariye. Uyu muntu yaguteye agahinda n'Imana irabibona ko wababaye. Imana irambwiye ngo kuva agahinda watewe n'uyu muntu. Mutere haleluya ebyiri nziza nziza. Haguruka, ongera uhaguruka. Nyura hariya baguha umwanya, uze utungukire hano wihuta cyane.
wihuta cyane dore nguko uko Uwiteka agiye kugutambagiza imbere y'abaguteye agahinda nguko uko Uwiteka agiye kukunyuza imbere y'abarukunze nguko uko Uwiteka agiye kugucisha mu marembo yabo uririmba nguko uko Uwiteka agiye kukwambika ukaberwa nguko uko Uwiteka agiye kuguha gukata imodoka imbere ye azagukenera uyu muntu waguteye agahinda azakugarukira azakwifuza azakuguza amafaranga kandi Uwiteka aguhaye imbabazi zo kuzamugirira neza kora muri iki kiganza Uwiteka araguhaye ayo maruru uri hano n'ayanyuma tera haleluya no wowe wa marinette unakurebye kujya uhaguruka icyo mfa n'abantu bino iyo ari umunyamahanga ahita azayirukanganya n'amafaranga akarambuka ku birenge atsinda andi muzi no kubibira ubuhanuzi mpereza izo rinete hano mbona ntacyo zitwara ndabizi amaso fata ku maso yawe ariko wafatishije ibiganza byombi ukareka kumfata nk'umuntu waje ndateze indege ko ntoroshye Mana Nyiringabo guhuma byo yarahumye adafite n'umurandata uburwayi afite n'umuturi muri ayo maso ntabwo byari bihuye kubera ko yari amaso y'amadongerano aka kanya umbwiriye muri iri teraniro ko umuhumuye guhuma byo yarahumye kandi Uwiteka uhinduye ibintu bye byari byarahindanye ibintu byari byaragiye ibumoso bigaruye iburyo ijambo yari yaraburiye mu muryango riragarutse cyangiro agendana kugikuyeho mugaruriye ubwiza ku buryo umuntu azajya amureba akibwira ko atari we Uwiteka guherera umugisha mu gucuruza imbuto nimba wanabitinya gutangira ubyisetingemo ndabona ugiye kugemurira abagore b'abakire muri uyu mujyi imbuto kandi ndabona utazajya ubagemurira ujyanye mu kamverope ugiye kugira abantu ugiye uzajya utuma ugiye kugira abamotari bakwita mabuja uzajya uhambirira ugatuma Uwiteka guherera umugisha mu gucuruza imbuto byakira utera haleluya wigendere igendera amahoro Uwiteka akoze icyo umutima wawe ushaka kubura umukobwa we mutagira na smartphone ni ikimenyetso cy'igisuzuguriro ubonye ni mu diaspora ntiwabona uko mutsata dore ko ariyo yayo Uwiteka arabacinyangije kugeza mu rwego utakwandikirana n'umuntu uri hanze umuntu uri hanze atagukenera ngo akubone uyu mwuka nawo ndawishe kuko n'uw'igisuzuguriro tugiye guhaguruka twese twitegere hariya dore niho izuba mbona rirengeye tugiye guhagurukira hamwe icyarimwe tubwire Uwiteka ngo igisuzuguriro cyari cyaratwangije tukizingazingiye muri iri zuba uko rigiye ritari bugaruke aba ari turi kugenda bitazagaruka yego Bishop wanjye zamusengesha zamuka sengesha igisuzuguriro cy'imiryango tukizingiye muri iri zuba igisuzuguriro cy'abakuve tukizingiye muri iri zuba igisuzuguriro cy'aho twasengeye igisuzuguriro cy'aho twasize igisuzuguriro cy'aho twajyanye igisuzuguriro cyaturutse ku bayobozi igisuzuguriro cyaturutse ku bakonikoni twirukanye igisuzuguriro turakubita turarimbuye turakizingazinga turamenaguye mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zimanukire gusenya igisuzuguriro turakirukanye n'ikigende igisuzuguriro cyatuzeho n'ikigende turakizingazinze turagitwitse tugitwikishije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu igisuzuguriro cyose n'ikituzeho ibibazo byose n'ibirangire mu izina rya Yesu tuvanye igisuzuguriro ku buzima bwacu kino gisuzuguriro n'ikigende kino gisuzuguriro turakizinze tuzinze iki gisuzuguriro turakizinze turasenga iki gisuzuguriro ndasenze Mana kugira ngo natukureho igisuzuguriro uhagaritse igisuzuguriro ku buzima bwanjye igisuzuguriro cyanjye nigucanjeho ndagitesha agaciro mu izina rya Yesu irukanye umwuka w'igisuzuguriro wanjeho mu izina rya Yesu